nta muntu n'umwe muri iyi si ufite ububasha bwo gutanga umugisha. Umugisha utangwa n'Imana. Uri muntu ki ukijijwe ute ku buryo wowe utanga umugisha? Ese wowe urawufite? Wowe urawufite? Umuntu araje muhuriye mu nzira, harakubwirije, amaze kukubwiriza araguhanuriye, namara kuguhanurira itakubwira ngo ngwino tugende iwacu ujye gusengera iwacu, ngo niho heza, ngo hariya se ngo ubona. Reka nkubwize ukuri, nta dini na rimwe mpagazeho. Imana yambwiye ngo igiye gushyiraho ibihe, bya bihe nababwiye birushije bibabaje, ni urutaro rugiye kugosora. Nyuma y'uko rugosora, abantu bitwararitse muri ibi bihe bakagenda neza, bakarinda ubukristo bwabo ntibivange ngo bafate igikoma bakivange na voka. Abo ngabo Imana igiye kubagira umwe. Waba uri umudivantiste, waba uri umumetodiste libre, waba uri umukatolike utivanze, wasobanukiwe ukuri, kuko abenshi muri Kiliziya Gatolika barivanga. Ni gute ushobora kuvuga ngo urimo urasenga ishusho aho gusenga Imana? Ishusho, reka mbabwize ukuri, harimwe abasobanukiwe bamenya ko buriya ari uburyo bwo kuvuga ngo wizezwe. Niba utabyumva mu mutima bitari kwinjira, reka mbanze mbashimire ubwoko bw'Imana, inshuti z'umusaraba, muraho neza. Amahoro y'Imana n'abane namwe mwese, abari mu bihugu bitandukanye muri Afurika, Aziya, Uburayi n'ahandi hagiye hatandukanye. Turabakunda cyane, twishimira uburyo ki mudukurikirana ku gicaniro cy'Ibanga TV. Abagiye bakora subscribe cyangwa se sabone, muri abantu b'abagabo cyane. Sinatinya kuvuga ko mufatikanije na Nehemiya gusana inzu y'Imana yasenyutse. Ntabwo nabitinya, nimureke dufatikanye rero. Habakuki yarabivuze, ubundi tubone uko dutegereza. Habakuki we yaravuze ngo nzahagarara ku munara, ngo ntegereze, nzarangaguza kubw'icyo namugaye, maze numva icyambwira. Mu by'ukuri hari abantu benshi bategereje kubona imbaraga z'Imana. Reka tuzitegereze ariko dukora. Reka tuzitegereze, dutegereze igitangaza Imana igiye kudukorera. Ariko iki gitangaza nta handi tuzakibonera buretse mu nzu yayo twasanye. Nidusana inzu y'Imana tuzaryama, tuzashira imbeho, tuzashira inyota, tuzarya kandi tuzanywa. Haleluya. Reka tubanze dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kuko uri umugabo kandi ntuvogerwa, ntuhangarwa. Uri Imana itanga amahoro aho yari yabuze. Uri Imana igirira abantu icyizere, ukabaha ubuzima mu izina rya Kristo umukiza wacu. Uyu munsi rero turagushimiye igitondo cyiza cy'umugisha ko uduhaye kuramuka amahoro, ariko ukaduha kuganira n'ubwoko bwawe, itorero ryawe. Uwiteka Nyiringabo, Satani yagiye akomeza ashaka kwigarurira, ariko uyu munsi wa none turagira ngo imbaraga zawe zirushaho kutwegera kugira ngo rigaruke kandi ryongere ribe rizima, ubundi turyicaremo tunezerwe, tugubwe neza, dutegereze ubugingo. Urakoze cyane rero, bana natwe twebwe tugiye kugabura ibyawe. Ni ukuri utwigishe kandi tumenye, dufatishe n'abandi babyakire, banezerwe kandi bigereho bibakura. Abaririye aho bari, abananirijwe aho bari, Uwiteka Nyiringabo ubakureho imitima yawe bitarure, uyishyire aho bakwiriye kuba bagomba kuba bari. Urakoze cyane. Reka umuntu ntaze Data wera afite isoni zo kuza uko ari, ahubwo agira isoni zo gusubirayo uko yaje, mu izina rya Kristo umukiza wacu. Urakoze. Amen. Imana nibahereza umugisha. Rero twavuze ngo abantu bakoze subscribe cyangwa sabone, muri abantu b'abagabo cyane, kandi muri abantu mufatikanije na Nehemiya kubaka inzu y'Imana. Muri abantu baza ku mwanya wa mbere mu bagomba gutabarwa n'Imana mukagirirwa neza ku gicaniro cy'Ibanga TV. Iki gicaniro cy'Ibanga rero ndagira ngo mberurire ko ni igicaniro gifite amateka akomeye cyane. Ni igicaniro tugiye kuvuga amateka yacyo, uburyo cyavutse n'uburyo cyabayeho, gihagarariwe nanjye umushumba wacyo, intumwa itatumwe n'abantu, ariko kandi nanjye mpagarariwe na Kristo. Bwakwira bugacya, ariko uyu munsi wa none
turagira ngo abantu bose bamenye, bagihishurirwe, bakimenye. Ni igicaniro kitari igicaniro cyo kuza kubyinagira umurimo w'Imana, ahubwo ni igicaniro cyahagurukijwe no kugira ngo kizure umurimo w'Imana. Iki gicaniro rero twagiye tubabwira amateka menshi cyane, tugiye kugenda tubanyuriramo bimwe na bimwe. Hari igihe mwajya mwibaza mukavuga ariko uyu muntu uvuga gutya, uyu muntu utubwira ko dukwiriye kugenda gutya, uyu muntu utubwira ko Imana yamubwiye gutya, bimeze ute bimeze ute? Ndagira ngo hari ubundi butumwa nigeze mbabwiramo ko nigeze njya ku mariba abana b'Imana bavomeragaho. Imana yansanze hari nka saa sita z'amanywa, nari ndyamye nduhuka. Icyo gihe nari ndi ahantu mu ntara, mu karere ntakurirwa mvuga kuko sibyo byanzanye. Noneho hari 2020, yego 2020. Noneho icyo gihe Imana irambwira ngo nifate akabido njye kuvoma amazi nzanire ubwoko bw'Imana bunywe bushira inyota. Ngize ngo ngafate, imanukana ahantu rwose hamanuka igenda indangira, marayika anyobora. Ndamanuka 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 ndamanuka, ngeze aho ngera mpasanga undi mu marayika wambaye ishusho y'umwijima. Impamvu mwita umumarayika, ni umumarayika wa Satani, ariko yari yambaye ishusho y'umwijima ku buryo bukomeye. Impamvu mbivuga, we yaraje arambwira ngo iyi nzira ushaka kunyura ni inzira mbi, none nyura iyi ngiyi. Kandi inzira yari kunyereka yari inzira irimo umurozi. Marayika arambwira ngo iyi nzira ni iy'abarozi gusa ushaka kunyuramo. Turumvikana? Wakwibaza ngo iyo nzira nari ngiye kunyuramo irimo abarozi? Aha ni hahandi abantu, abahanuzi bamwe na bamwe bagenda bagahura n'abandi bantu bakababwira ati rero twe dufite uburyo twabahereza imbaraga mukagira gutya na gutya na gutya. Bo bakagira ngo ahari ni Imana ibikoze, kandi atari ko bimeze. Birangije bigenze gutyo, marayika twari turi kumwe arangarura. Gusa yari yabanje kundeka. Hari ukuntu marayika abanza akatureka, sibyo? Hari ukuntu marayika abanza akatureka kugira ngo arebe ko natwe tugomba kubanza kubaza imitima, kuko twahawe ubwenge. Amaze gukora icyo kintu, anyereka inzira. Iyo nzira ngiye kwinyuramo, wa muntu wambaye ishusho y'umwijima arangije arambwira ngo inzira ugiye kunyuramo ndayifunga, nta hantu uri bunyure. We yangaga ko njya kumenya amabanga y'ibiri gukorerwa mu nzu y'Imana, y'ibiri gukorerwa ku mutima abantu baharanira kurya ibiri gutunganirizwa muri wo w'agakiza. Ntabwo yashakaga ko mbimenya, yashakaga kunyobya, anyobereze mu by'isi, antegereyo, anyicireyo. Ndangije asanga amaboko y'Imana ndiho. Ndagenda ahantu nari kunyura, mpageze nsanga yahateze. Noneho inzira ahita arayitengurira, atenguka. Marayika w'Imana arangurutsa, hahantu ndahasimbuka. We yarazi ko mpagenda n'ibirenge. Maze kuguruka ngera hirya, marayika turi kumwe arambwira ngo manuka. Ndamanuka, ndagenda ngeze kuri robine ya mbere, ati wabonye? Sanga iyo robine yarafunzwe, huzuyemo ibitaka by'umukara byirabura. Robine irifunga burundu. Njya ku rya kabiri, naryo nsanga nuko bimeze. Ngeze ku rya gatatu, nsanga iyo robine ni akazu, nk'utu tuzu tw'amazi leta yagiye yubakira abaturage kugira ngo babashe kubona amazi. Imana ikanyereka mu iryo shusho. Marayika arambwira ngo ntutinye, ni winjire. Ndinjira. Maze kugera imbere, ngeze ku muryango, nsangaho Satani. Marayika arambwira ngo dore uwo ni Satani.
yambaye ishusho y'umugore, yambaye ubusa, agiye kogera kuri rya robine, yari amaze kwiyambura. Turumvikana? Iryo ni ya matorero aya ngaya avuka buri munsi mu gitondo nimugoroba. Satani yanyuzemwo kugira ngo ayobye ubwoko bw'Imana. Robine abana b'Imana banyweragaho zibona uko zifungwa anyuze muri icyo kintu. Turumvikana? Abantu mupfa kwiruka gusa. Satani we yashatse ko ashyiraho kuyobya amarari. Mwirukanke murwe muruzi murwita ikiziba. Turumvikana? Azane business mu madini anyuze mu kuvuga ngo bariya bakora nabi, twereka dukora ibi, kandi nabo bayashinga bagakora ibirenze bya bindi babandi bakoraga. Mwakirijwaho muri mwabwoko bw'Imana. Imana irambwira ngo Satani afite umugambi wo kwica abantu ruhagaze, akabica urupfu rubi, bagapfa agashinyaguro. Satani nakoze iki? Imana yampaye imbaraga zikomeye cyane. Hari igihe Imana impereza imbaraga zikomeye. Turumvikana? Hari igihe Imana impereza imbaraga zikomeye. Icyo gihe impereza umusumari ukomeye muremure hafi wa sani nka 30. Seni 30. Ndawufata nkumukubita mu gatuza, nari maze kumutura hasi agwa garamye. Nkumukubita mu gatuza afatana n'ubutaka. Ndangije mfata ikiganza nkimukubita hano hejuru munsi y'umukono. Aragonga. Imana irambwira ngo voma amazi. Nimumbona rero ndi kurwana intambara nta kindi. Ntabwo ndi guharanira ubutunzi bwanyu. Ababuharanira nabo birirwa bababwira ngo nimuze mutange ibya 10 ngo n'amaturo bakurikije ibyanditswe, kandi icyo byandikwe atari cyo byateganirijwe, atari cyo bagiye kubikoresha. Ngo nimuze mu ngo mufate amazi y'umugisha, ngo turabahesha umugisha. Nta muntu n'umwe muri iyi si ufite ububasha bwo gutanga umugisha. Umugisha utangwa n'Imana. Uri muntu ki ukijijwe ute ku buryo wowe utanga umugisha? Ese wowe urawufite? Wowe urawufite? Umuntu araje muhuriye mu nzira, harakubwirije, amaze kukubwiriza araguhanuriye, namara kuguhanurira itakubwira ngo ngwino tugende iwacu ujye gusengera iwacu, ngo niho heza, ngo hariya se ngo ubona. Reka nkubwize ukuri, nta dini na rimwe mpagazeho. Imana yambwiye ngo igiye gushyiraho ibihe, bya bihe nababwiye birushije bibabaje, ni urutaro rugiye kugosora. Nyuma y'uko rugosora, abantu bitwararitse muri ibi bihe bakagenda neza, bakarinda ubukristo bwabo ntibivange ngo bafate igikomo bakivange na voka. Abo ngabo Imana igiye kubagira umwe. Waba uri umudivantiste, waba uri umumetodiste libre, waba uri umukatolike utivanze, wasobanukiwe ukuri, kuko abenshi muri Kiliziya Gatolika barivanga. Ni gute ushobora kuvuga ngo urimo urasenga ishusho aho gusenga Imana? Ishusho, reka mbabwize ukuri, harimwe abasobanukiwe bamenya ko buriya ari uburyo bwo kuvuga ngo wizezwe. Niba utabyumva mu mutima bitari kwinjira, ubashe kugira gute kubihabwa n'iriya shusho, urebe amateka n'ikiriya bishatse kuvuga. Ariko hari abazi imbere y'ishusho bagapfukama, kandi iyo shusho ni ikibumbano umuntu yabumbye. Imana irambwira ngo harimo abantu basenga ibigirwamana nk'uko bari abazungu, afata ipusi, afata kuvrori, afata furari, akayihesha umugisha we ubwe, yarangiza akavanga iyi ni Imana yanjye nzajya nsenga. Turumvikana? Ese niba ugipfukamye imbere uri umurozi, ukagipfukama imbere uri umusambanyi, ukagipfukama imbere uri umubeshyi, ukagipfukama imbere uri umujura,
kandi ibyo nabyo nubwo mbivuga gutyo ntabwo biri aho honyine, ntabwo biri muri Kiliziya Gatolika. Ndababwira ngo harimo abasobanukiwe Imana muri Kiliziya Gatolika bemera Mwuka Wera ndetse ubwabo nabo bawuzura. Turumvikana? Abarokore, abakristo benshi agakiza kabo gasigariye mu ihangana ryo kugura imyenda. Ibyo ni iby'Imana yabatumye. Barahangana kugura amazu meza, barahangana kubaka ibipangu. Icyo nicyo bahanganiraho, kugura amamodoka ndetse n'ibindi. Bakemera bamwe bakishora mu mabanki. Imana yagiye impishurira ibintu bitandukanye. Abantu barabyara baragira gute, ariko ibyo byose Imana igiye kubikusaniriza hamwe nimara kubirangiza. Abazabirokoka, abazaba basabye imbabazi, abazitwara neza, Imana yongeye kunyereka mu mahanga yose mu moko ataramwe, ikuramo itorero ry'umwuka rikomeye cyane. Yanyeretse abadivantisiti, ndabivuga kuko yarabinyeretse. Utaza kuvuga ngo abadivantisite ngo nibo basenga isabato, ngo abarokore ntibasenga isabato, ngo abarokore ngo nibo buzura Umwuka Wera, ngo nibo bafite Imana. Nta Mana mwibarije ubwanyu, nta Mana twe twibarije. Imana yaramwe ngo ndi Imana y'amoko yose. Turumvikana? Natwe tuvuga ko tuyifite, ntayo dufite mu mitima yacu, ntayirimo. Abagifite irabazi, bafite ikimenyetso mu gahanga kabo, kandi icyo kimenyetso ntabwo kibonwa n'umuntu uwo ari we wese. Haleluya! Imana iraje, ije gukora imirimo ikomeye, itoraguye mu moko ataramwe, mu mahanga ataramwe. Yagiye inyereka, nkabona mu gihugu kimwe ikuyemwo abantu, ikindi abantu, irangije irambwira ngo ayo mahanga ubonye ngenda nkuramwo abantu ni amoko y'amatorero, amoko y'amadini, bahindutse itorero rimwe, bizeye umwuka, bazizera umwuka bose. Icyo abikoze ntibazasenga umunsi umwe nk'uko abantu babitekereza, ariko bazasenga imwe, bizere kumwe, babwirize kumwe, ku buryo umurokore nakora igiterane, umudivantisite azaba akirimo, umukristo uzihana uwo munsi, pasiteri w'umudivantisite uzaba uri hafi y'uwo mukristo, ahita amushyira mu gitabo, agende ajye kujya asengerayo. Kandi igiterane cyakoreshejwe n'umurokore, amavuna yakoreshejwe n'umurokore. Hagiye kubaho amavuna mashya, narabibabwiye. Umudivantisite nagikoresha, hazajya haba hari abapasiteri batandukanye, abavugabutumwa batandukanye, kugira ngo muri zone ivuyemwo wa muntu ugiye kwihana habe hari umupasitori uhafite intama aragiye. Ntabwo navanga hafite itorero kuko sirye nyiraryo bijya gucika nuko umuntu yagiye atangira akavuga ngo uru ni urugo rwanjye. Ntabwo waza ngo uruvugiremwo uko wiboneye, ntabwo ari urwawe, urugo rufite nyirarwo. Uhahagaze nk'uwahasizwe kugira ngo ureberere intama ikirura gishobora kuzinjirira, nta kindi. Ubwiriza abantu iby'ubwana, uko niko bizagenda. Buri site, niba igiterane cyaje kubera muri site iri mu itorero ry'abadivantisite, uraza uhabwiriza uri umurokore, ariko abihana baraza kuba abadivantisite. Ibintu byo gutaruka, niyumva afashirizwa mu badivantisite, ntabwo ari itegeko, niyumva afashirizwa mu badivantisite, kuko inyigisho zizaba zimwe. Turumvikana? Inyigisho zizaba ari zimwe, izizajya zigishwa ku cyumweru nizo zizigishwa ku isabato, uko abantu bazaba bameze. Abantu bagiye kuva mu rujijo rwo kwita, ubu abantu barimo baratinda ku isabato gusa. Isabato Umwuka Wera, isabato Umwuka Wera. Bibamara igiki? Kuba usenga ku isabato bivuga ko utajya mu bapfumu? Ese abo bapfumu urabemerewe? Kuba usenga ku isabato bivuze ko utanga bagenzi bawe? Kuba usenga ku isabato bivuze ko utanywa inzoga wihishe, udasambana? Kuba wuzura Umwuka Wera bivuze ko udasambana, utanywa inzoga, utiba, utaroga? Ibyo murimwo byose Imana yarabivumbuye.
igiye kubisesa, igiye kurema ibishya. Nitumara kwambuka Yorodani, tuzicara dusoroma imbuto, tuzazirya nta kibazo dufite, kuko tuzaba twarazikoreye. Nitumara kwambuka Yorodani, tuzicara dusoroma imbuto, tuzazirya nta kibazo dufite, kuko tuzaba twarazikore. Haleluya! Nitumara kwambuka Yorodani, tuzicara dusoroma imbuto, tuzazirya nta kibazo dufite, kuko tuzaba twarazikoreye. Oh, ababyeyi bose bamaze kwambuka, bazicara basoroma imbuto, bazazirya nta kibazo bafite, kuko bazaba baraziko. Abagabo, nitumara kwambuka Yorodani, tuzicara dusoroma imbuto, tuzazirya nta kibazo dufite, kuko tuzaba twarazikoreye. Abasore bamaze kwambuka, bazicara basoroma imbuto, bazazirya nta kibazo bafite, kuko bazaba barazikora. Abakobwa nibamara kwambuka Yorodani, bazicara basoroma imbuto, bazazirya nta kibazo bafite, kuko bazaba barazikoreye. Haleluya! Nitumara kwambuka Yorodani, Paswadi ni ukwambuka Yorodani. Ikibazo abantu benshi ntibazayambuka. Kandi nitujya kwambuka Yorodani, ikintu kigomba gutera abantu kugira ubwenge, aya maturo birirwa babaka, ibi birirwa bababwira ngo muze mubone imigisha, ibi byose bababwira ko muhabwa, nta na kimwe. Iyi Yorodani igiye kuza, Yorodani igiye kuzura. Umva munyabyaha we, Yesu kwakuburira, sigaho gukinisha ubugingo, mbe mugenzi, ingeso zawe zimurikira abandi. Icyo umwami Yesu ashaka nuko wamugumaho, takambira Imana ubu itaraca amateka. Ugiye umva mbabwire, Yesu urakoze, nimudatakambira Imana ubu itaraca amateka, nimudatakambira Imana itaraca amateka, iyi Yorodani igiye kuzura. Kuzura byo ni ihame, icyo abikoze ifite abo yuzurira, kandi buri muntu wese izuzuriraho iramuzi, kuko naramuvuze uwo ari we, ibimuranga, uko akora, ndetse n'ahaherereye. Iyi Yorodani igiye kuzura. Urumva? Nitumara kwambuka Yorodani, tuzicara dusoroma imbuto, kandi tuzazirya nta kibazo dufite. Uyu munsi ibyo turya tubirya dufite ibibazo, ariko ndababwiza ukuri, abantu benshi Yorodani ntayo bazambuka. Kandi ndababwiza ukuri, abo Imana ihagazeho bazayambuka. Barinze kwizera kwa, ntibanduza ibishura byabo. Abo ngabo bagiye kubona imbaraga z'Imana. Kandi aya makorasi mba ndi kubaririmbira, Imana ijya kumpereza message, ikampereza n'ikorasi nza kuririmba. Utaza kugira ngo nibinzamwo, oya. Iki gihe se ntuzi ko dukunda ibihinda, ariko ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze. Wa mukobwa we,
kwambuka Yorodani biraza kugusaba kuba wambaye wikwije. Utaza kuvuga ngo uzaturuka mu itorero ngo rirabikwemerera. Oya, ubwo bwambure bwawe ntawe ubushyira, ntawe ushaka kubureba. Nutambara iyi Yorodani uragenda wambaye impenure, Yorodani iragutembana. Icyo kimenye. Ntabwo Yorodani uzayambukanamwe inzoga, ntabwo uzayambukanamwe amafaranga, nta myenda, nta feza, nta zahabu, nta modoka, ntaki. Ubwo ni ukuvuga ngo akayungiro kagiye kuyungurura. Kayungiro karaje kuyungurura yemwe, kayungiro karaje kuyungurura mu babyeyi, kayungiro karaje kuyungurura mu bagabo, kayungiro karaje kuyungurura mu basore, kayungiro karaje kuyungurura kayungiro karaje kuyungurura yemwe, kayungiro karaje kuyungurura. Ibi ngibi birirwa babashuka bababeshya, mugiye kubona hari uwabibwiwe by'ukuri, yamara kubibwirwa akitwara uko Imana ishaka. Wawe nirwo uvuga ngo ngo Imana ngo ngireba mu mutima, uracyari mu gihirahiro. Umuririmbyi yaririmbye ngo sinshaka gukorera abami babiri, ni nko gukunda isi n'ijuru. Hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru. Hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru. Haleluya. Hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru. Abangaba niba wambaye ubusa inyuma, urasiga inzara urazisongora, urasiga umutima se kudasize, bivuze ngo isi wayirutishije ijuru. Kandi ngireba mu mutima. Ese mu mutima wawe ni iki gihari? Niba udasiga umutima, abo muva inda imwe, mubyarwa na nyoko umwe, mutavuga rumwe, kandi inzara ukazisiga, iminwa ukayisiga, ngo ni ukugira idatabuka. None se ko umutima watabutse? Niko ijambo ry'Imana riravuga ngo aho kugira ngo ujye muri Gehonome ufite ijisho amaso abiri, wajya mu bwami bw'Imana ufite ijisho rimwe. Uranga ko iminwa itabuka ukayisigiriza, ntacyo bitwaye. Inzara ugacomekaho izindi, ukagira nk'iz'abasazi. Kera ubundi umuntu wagiraga inzara zicomekeranye, umuntu utacaga inzara wese yitwaga umusazi. Iki nicyo kikwereka ko isi yarangiye. Abantu bari gucomekeranya inzara, isi yararangiye, ntabwo bakibona, kubera abahanuzi, kubera wa mugore, rya dini ryavutse ribabwira ngo nimwikorere gutya, ngo ntacyo bitwaye. Ibi rero mugiye kubinyuramo, abisubiraho Imana irabagirira neza. Uzi ko za maraya zigiye kubatanga ijuru? Maraya itigeze igera mu rusengero, Imana izayihereza imbabazi, kuko ntabwo yagera mu rusengero ibyo ikora n'ibyo mukora muyibiteraho. Inzoga murazisangira, inzara murazisangira, gusiga iminwa n'inzara murabisangira, kwambara impenure murabisangira, gusiga ingohe hari n'abazogosha Imana yanyeretse murabisangira, kuboha imisatsi murabisangira. Mbese ni iki? Niba usa n'indaya ukaba usa n'umunyamahanga, wowe ukaba uba mu nzu y'Imana, wirirwa uri umunyamahanga ugataha mu nzu y'Imana? Ntabwo bishoboka. Ugomba kwirirwa mu nzu y'Imana ukanataha mu nzu y'Imana. Bivuze ngo niba umeze gutyo, ukorera abami babiri. Mu rugamba rero uzaba uruhande uhereramo, uba urushaka rero. Murakoze cyane. Imana ishaka ko abantu muva mu rungabanga. Nimutava mu rungabanga, Yorodani igiye kuza, mwitegure kuza, muzayoga ariko muzarohama. Ndabarahiye pe, kandi biraje vuba bidatinze. Murakoze cyane. Ndagushimiye Mana mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko uri umugabo mwiza, ushoboje kuvuga ibyo wanshyize ku mutima kugira ngo mbigaburire ubwoko bwawe. Abakurikirana za social media, Uwiteka bari mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye,
ni ukuri ndagusabye kugira ngo igicaniro cy'Ibanga TV ukigire ubumwe buhuriye hamwe kandi ku bantu batandukanye, twese twiyumvemo ibivugwa, twiyumvemo ibyo dukeneye kandi tubyumvire maze tubabarirwe nawe. Ni ukuri kandi natwe ubwacu abo tuba turi kuvuga natwe twishyiremo, tumenye neza cyane ko mu by'ukuri natwe turi abantu tutaragera aho Satani atatera ibuye, ahubwo twisubireho, kuko kwemera ukuri kw'icyaha umuntu akora cyangwa se yakoze niko kumuhesha gutsinda. Ariko iyo umuntu akomeje kwihagararaho akashyira ikibi ku bandi we akakikuraho, igihe cye cyo gupfa kiba cyageze. Nanjye rero ndi imbere yawe kugira ngo unyeze nk'abandi kandi ngirirwe imbabazi, unyambike imbaraga, ahubwo mbone kandi ni ukuri ibyo mvuga Uwiteka Nyiringabo ubishyira imbere y'amaso y'abantu kugira ngo babashe kumenya ko Imana ari y'ukuri, ariko ubuzuze impuhwe. Ni ukuri bumve ko impuhwe ubahaye arizo zikwiriye kubazanira imbabazi. Urakoze, ndagushimiye rero ko utwitaho iyi Yorodani tukazayambuka, kandi twamara kugera hakurya natwe tugasoroma ku mbuto mu izina rya Yesu, amen. Abantu rero bari bwambuke, urumva ko hari igiti cy'umuzabibu rwose, hari imbuto nziza ziri hakurya tuzasoroma. Abasezeranijwe amasezerano nibwo azasubizwa, abategereje gusubizwa mbere yuko Yorodani yuzura bo rwose hari amasezerano muhabwa, ariko nayo akazasubizwa nyuma. Hari utuntu tugenda duhabwa dukeya tukagira ngo twasubijwe. Ya hari abantu bafite amasezerano akomeye, amasezerano akomeye araza gusohora kuko Yorodani imaze kuzura. Yego, mwicare mubise. Murakoze cyane, nimugire amahoro y'Imana, Imana ibane namwe.